umuhungu yaraje rwose anyirebeye gutya nanjye nimba ndeba se mwebwe murimo mu ndeba mubona meze nk'umukobwa ahubwo Kenisi nimba hari ahubwo se munga azamwongera amafaranga kuko yatumye ahubwo ibintu bivugwa kurenza uko abandi batari kubivuga. Ngenda bazi personally umuntu umwe ufuhira umukobwa cyangwa se ufuhira n'umugore afite amafaranga ubu icyo nshaka no kuzukashimisha ida ushobora kumushimisha kubera ko wende muri by massage nze rero bari kumwe araza yiruka nkati woya we dutahe nawe ibituntu utangiye nago mbikunda ntago uza kunyira none aramufuhira muvana muri ako kabari ngo bateretana n'uwo muhungu runaka cyangwa se nzakujyana ahantu runaka bakamwigisha gusomana gutyo. Ninde uzajya kumwigisha gusomana ni wa mukobwa mugenzi we. Wow. Meze neza cyane. Yego. Wowe meze ute se? Yego. Cyatari kabisa. Meze ute se? Meze neza. Nanjye meze neza ndashima Imana kabisa. Mahoro masa nta kibazo mbese ubuzima buraryoshye ubuzima bumeze neza kabisa. Kadutangiriye ku bintu biri gusakuza cyane cyangwa se niyo byaba bitari gusakuza ariko ni ibintu by'ubutinganyi. Ubutinganyi wowe urabona bimeze bite muri Kigali? Ese ko numva abantu basaze kubera iki? Ubutinganyi batwaye iki? Ubundi mbere simwe batinga ikibazo mufitanye n'abatinganyi ni iki? Si ibintu byadutse ubu ni ibintu byahozeho ahubwo mwewe urashaka kumbaza iki ku butinganyi mu by'ukuri? N'abamarayika bavuye mu ijuru ni urumva niyo mpamvu nari mvuze ngo ntago ubutinganyi ari ubungubu buje bwatangiye kuva na kera na kare ahubwo ibyo turimo tubona nuko twebwe wenda mu Rwanda ari bwo wenda bitangiye gufata indi ntera cyane kubera ko abantu batangiye kubibona batangiye kubibwirwa social media zitangiye kubishyira ku karubanda ibitangazamakuru bitangiye kubivugaho sibyo ariko ubundi ntago ari ibintu bidasanzwe wenda ahubwo ni ibintu bidasanzwe mu muco nyarwanda sibyo mu banyarwanda muri rusange aho kuko batangiye kwigaragaza batangiye kujya ku mbuga nkoranyambaga batangiye gushaka guharanira uburenganzira bwabo muri rusange kuvuga kugira ngo ijwi ryabo ryumvikane ariko mu by'ukuri ntago ari ikintu gishyashya. Icyo rero navugaho wenda mu Rwanda abantu batangire babyakire kuko nta kindi kintu gishobora kuba cyatuma bino bintu bicika mu by'ukuri sibyo kuko twaraziwe twajwemo nimba ariko navuga twajwemo kuko ubwo nyine inyigisho zabo zatangiye kuboneka no kuba turimo tubavugaho none ahangaha nkeka ko ni bimwe mu bintu bibazamurira fame kurenza uko bakagombye ubundi byakagombye kurekera abantu ntibanabivuge ariko nyine niba mwiyemeje kubivuga mumenye ko murimo mu byongeramo kandi ikintu kirimo kiza burya kenshi kizana impinduramatwara kizana imbaraga nyinshi. Ndabyibuka kera iwacu mu cyaro hari urusengero rwaje ADPR igitangira iwacu mu cyaro kubera ko hari higanje abagatulika cyane n'abaporoso bari bakeya basanzwe banozo muri EAR bari bakeya ugereranyije kubera rero urumva bari bagiye kuhashyira urusengero kuri uwo musozi abantu ADPR yazanye imbaraga nyinshi cyane isenga buri munsi nkuko bisanzwe n'ubu ngo barasenga cyane ahubwo icyo nashaka kubihuzamo nuko noneho kugira ngo bashitura abantu bazanye ikintu cyitwa gufasha ku buryo bazaga muze umurimo w'Imana ukorwe neza batangira kubarura abantu mu ngo badafite imyenda batangira gufasha abantu badafite ibiryo mwajya gusenga bagateka mu kanarya abantu badafite ibyo kwambara bakabaha imyenda yo kwambara. Noneho urumva rero ya mitima y'abakene ya mitima y'abantu bafite bashonje bose bakaza mu by'ukuri batajemwe no kugira ngo bumve ijambo ry'Imana ahubwo kubera icyo baza kubonayo. Nicyo kintu rero kirimo kiba n'ubu ngubu urasanga abantu kubera ko icyo kintu cyaje cy'ubutinganya abantu barimo
bacyamamaza kisa nkaho kirimo amafaranga, gisa nkaho kubera aricyo kirimo gitanga umugati cyane, sibyo? Bigatuma rero bishobora gutuma rero ngira inkeke zo kubona ko abana benshi cyane ari abahungu ari abakobwa bashobora kwisanga muri icyo kintu gitindi mu Rwanda ariko kimaze kuba igisanzwe mu mahanga. Ese wowe nta kibazo bigutera nko kuba ubona nk'urubyiruko rwinshi cyane cyangwa se n'igihe ubundi ubona gituma ibyo bintu bikomeza no kuzamuka, nyine abantu benshi bakomeza kubijyamo, ni amafaranga birimo, ni ibiki? No kubera nk'uko nabimvuze mbere na mbere, ni amafaranga no kuba abantu bashaka kubaho ubundi buzima. Buryo uzarebe hari abantu benshi cyane avuga ngo wenda akanywa nk'inzoga cyangwa se anywa fanta cyangwa se anywa n'ikindi kintu, yamara kunywa yaba awenda anywa nk'inzoga runaka akavuga atari ku bundi nimba nanywaga mitsingi why not ntanywa no kuri kasikoro nkumva uko kameze. Donc abantu bakumvagiza amatsiko ariko ariko mu by'ukuri ikintu kirimo kibizamo cyane cyangwa se cyabitangaje, ikintu kirimo gituma bikura cyane ni amafaranga. Bino bintu birimo hari ahantu i Nyamirambo, wenda sinza kuhavuga izina, bafite show yabo. Mwebwe mubona abantu barimo bagaragara gusa, ariko munami abantu barashize. Abakobwa benshi nzi none abakobwa benshi cyane bafite ihuriro, baza nko mu kabari nk'ahantu runaka, bakaza bagateranya bakanywa bagakora umunsi mukuru wabo. Urumva bakobwa beza musanzwe muzi bafite bidekarara no hano hanze ko bafite abasheri bafite iki, ariko ntabo bakagira igihe cyabo cyo guhura. Mu by'ukuri ukabona ko nama hybrid. Muri kino gihe urabona ko bahindutse aba hybrid. Umuntu umwe barateretana, bamara guteretana akavuga atari ko uriya muhungu arambabaza, yabambabaje akavuga ati uriya mukobwa best friend wanjye cyangwa se mu best wiwe, cyangwa murabizi ko bahari ama best friend ubundi abaryamana, sibyo? Ugasanga ibyo wewe yagushimiye wamushimishaga, ariko kubera ko hari igihe mugezeho mutumvikana akavuga ati noneho kuki ntafata umukobwa mugenzi wanjye cyangwa se umuhungu mugenzi wanjye aba byagenda gutya. Nukuvuga ngo icyo kintu kikagenda cyabamara gutyo, noneho nababandi noneho bafitemo amafaranga akavuga ati bro ngewe mfite amafaranga, sister mfite amafaranga, wowe icyo nshaka no kuzukashimisha. Ushobora kumushimisha kubera ko wenda muri by massage, umukorera massage bisanzwe, ushobora kumushimisha kubera ko muri kumwe umutera story gusa, bitavuga ati ibya bintu uko bikomeza bigenda rero agenda akufata amafaranga aguhereza gushukashuka muri ibyo bintu, ugashituka ubuzima buryoshye ukaba ariko why not ntakwigumira ahangaha ko nduza ariho hari umugati muri kino gihe. Ariko mu by'ukuri ikwirakwizwa ryabyo niryo rintege inkeke n'ahantu byaturutse, kuko ari umuco. Ubundi iyo tuvuze umuco, ibihugu by'amahanga nta muco bigira. Buri yubaze iyo ufashe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta muco zigira mu by'ukuri, kuko ni igihugu gihuriweho n'amahanga yose. Yego iburivuze ngo buri kintu icyo aricyo, numba ufite umuco nyarwanda nimujya hari muri Amerika mugahora mutana muraba mufite uwo muco wanyu. Ni abahinde baze bafite umuco wabo, abashinwa baze bafite umuco wabo, donc ni multiculture. Yego niyo mpamvu ibintu byabo byinshi byihuta cyane, noneho byahita bihuriyeho nuko n'amafaranga aje, urimo urabyumva, n'amafaranga agiye kuzamo bigahita bituma bashoramo amafaranga menshi cyane. Ariyo mpamvu rero ubona ko babiduhatira, kandi kubera ko ikintu gifite amafaranga muri kino gihe biragenda cyane. Urareba nimba se mungu aje akakuba ati ngende umupfakazi, nimba ariko babyita umupfagabo, afite amafaranga, ayo mafaranga akakubwira aho yayavanye, hakaza inkubiri y'abantu yagiye aremera muri za covid, bikaba ikibazo gikomeye cyane. Yagiye abaremera babwira ati dore ubuzima buri hano, none aragutegeka kubera ko umuntu ufite amafaranga arayobora. Ahubwo ikintu gihari nuko n'abantu bashaka kutubwiriza, bashaka kubwiriza abantu kugira ngo batajya muri icyo ngicyo, berekana inzira ya nyayo, ariko berekane n'amafaranga ahantu bayakomora. Muri make igituma abantu benshi babijyana no kubera amafaranga n'ubukene buri aha hanze biri gutuma ibintu akenshi ibintu birimo hano hanze byose birimo biza muri rusange birimo biraterwa n'amafaranga. Birimo biraterwa n'amafaranga, kandi ikintu cyose kirimo kijyana abantu mu mafaranga gituma abantu babona amafaranga barimo barakinjiramo.
ni nayo mpamvu urimo bibona nyine ko ari scandal. None se tubafashe urugero, abantu babyinnye muri iriya match yari hari ya kwa Semuhungu ya Reyo na Gasogi, ni Semuhungu wenyine wabyinnye? Ariko uburyo yabyinniyemo Divine atabyinniyemo, uramuzi Divine ubyina atabyinniyemo n'ubu si ugukaraga ikibuno, si ugukaraga ikibuno n'amabere, si ukuba bambaye ubusa, we yari yembaye n'ikabutura, bo bari bambaye n'utuntuza dutoya, niwe wenyine babyinnye. Basonera ntibabyinnye. None se kuki bavuga ko Semuhungu ari we wagize mu kabyiniro, ari mu kabyiniro kandi hari n'abandi bahabyinnye bagasunda bagakaraga amabuno bagakaraga amabere bakagira bati? Ariko kubera abo mukobwa ukora ibyo bintu nta byacitse cyane. Kubera iki bitacitse kandi hari atari muri boîte? Ndagira ngo mbwire impamvu bitacitse kandi hari ase ni muri boîte, si muri stade. Kandi na Semuhungu icyo bamuziza nuko si uko yabyinnye, ahubwo nuko ibyo yabyinnye atabibyiniye ahanyaho. Kuri wowe Semuhungu nta yaciye yigeze aciye amabere rwose pe. Semuhungu ibyo yakoze yari ari mu akazi ke. Abahungu bakaraga amabuno barasanzwe, nta nubwo nuko wenda we azwi wari nk'umutinganyi, ariko mu tubyiniro twinshi barahari babyina basunda, barahari babyina basunda bakubita bimeze kuriya. Nta yaciye amabere Semuhungu. Sinzi impamvu abantu bamwataka personally, usibye kuba ari umutinganyi yarabyiyemereye, nubwo nge ntanabizi nimba ari nawe, sibyo nge ntabyo nzi nimba ari we, kuko burya ngewe nemera ikintu nabonye. Ubwiye ngo uriya muntu ni mwiza, ndakuba ni mwiza ushingiye kuki? Ngewe ndaza kumudescribinga nk'umuntu mwiza ashingiye kuki? Ariko Semuhungu nta yaciye amabere bro, sibyo? Abantu babitandukanye mu by'ukuri. Umuntu uri muteri amabuye Semuhungu aramutera amabuye ashingiye kuki? Kuba yabyinnye kubera ko niko kazi yari yahaweho na Kenisi niko kazi yari yamuhaye. Yabyinnye kuza gushimisha abafana, kandi baranishimye. None batishima se? Nibyo nakubwira, yatumiye ubwoko bw'abantu benshi, yatumiye abantu benshi baza gukora ibintu bitandukanye. Ahubwo Kenisi nimba hari, ahubwo Semuhungu azamwongera amafaranga, kuko yatumye ahubwo ibintu bivugwa kurenza uko abandi batari kubivuga. Ariko n'ababikora bihishe, wasanga aribo benshi kuruta ababyemera. Nge nabikubwiye, nge nzi ihuriro ryabo, bagera igihe bakirenda abakobwa ntibahure n'aba boyfriend babo, n'abahungu ntibahure n'aba girlfriend babo, n'abagabo ntibahure n'abagore babo, n'abagore ntibahure n'abagabo babo. Bo bakagenda bagiye guhura, umugore akagenda agiye gushaka agakobwa. Ngenda bazi personally umuntu umwe ufuhira umukobwa cyangwa se ufuhira n'umugore. Ngenda bazi personally umugajya muri mwe mu kabari murimo munywa byeri mugira gute, bya bindi abakobwa bawe barimo babyina mu kabari. Yes, wafata umukobwa murimo mubyinana, cyangwa se wafata umugore murimo mubyinana, cyangwa se umuhungu murimo mubyinana, yego ukabona umukobwa ahise arubira, kandi nawe yaje aho ngaho muje ukabona ararubiye. Ndabazi personally bameze gutyo, sibyo? Bameze gutyo. Byigeze kumbaho ahantu runaka, ngiye kubona mbona umuntu araje ngo agiye kumbyinisha. Ndawe se uragiye kumbyinisha ubwo nari ababizi story barabizi iyo story yabayeho, kandi abantu turi kumwe akenshi barabibonye. Umuhungu yaraje rwose anyirebeye gutya, nanjye nimba ndeba se mwebwe murimo mu ndeba mubona meze nk'umukobwa. Mubona meze nk'umukobwa, yaraje arazaje kumbyinisha, ndavuga ati bimeze bite? Ariko kwa ko yari yasinze, kandi ngiye burya nubaha umuntu wanezerewe, rero bavuga ngo burya gusinda na amahirwe. Araza ndavuga ati bro humura nta kibazo, nkamufataho nkagira gute, nkamubwira ati oya byihorere, yego. Noneho mugenzi rero bari kumwe araza yiruka nkati oya we dutahe, ntago ibituntu utangiye ntago mbikunda, ati ntago uza kunyira. None aramufuhira amuvana muri ako kabari. Yego, kwako ntibari kugira, ntago bari ngewe ntibari kunsohora kuko nta gahunda twari dufitanye, kandi aho nari ndimo ninywera kandi naninjiza. Byari kugorana rero ngewe, ariko ko bivuze ko abantu benshi babaye ama hybrid. Yego, abantu benshi muri kino gihe cyane igitsina gore cyo biteye n'ubwoba pe,
aba igitsina gore abenshi ni ama hybrid mu buryo mwebwe mutarimo mubibona. ubu biragoye ko abantu byibuze mu myaka 3 iri imbere cya 5 kugira ngo uzabone umugore utari hybrid. Byakugora ahubwo ni 3 ni myinshi. Abo ahantu byahereye abakobwa nyine yaba no kwishuri wabonaga umukobwa nyine guhobera inda akahita musoma. Oya bo kubaho nyine niyo mpamvu nakubwiraga. Bo bira bintu ukuntu bo bameze buriya bo ukuntu bo bateye bagira emotion. Niyo mpamvu bakubwira ngo niyo y'igitsina gore cyakundanye bantu bita ba best friend. Ubu baraharana ku buryo buri kantu kose bagatizanye. Ese ibyo umunsi umwe hari ahantu nigishaga ariko serekara kambireke ntaza gukomeretsa abantu ariko hari ahantu nigeze kubona abana bamwe bagenda bagiye kugurana amakariso kubera ko umwe aza guteretwa na runaka ku ishuri n'undi ajya gutereta arabati nge bunije ikariso y'umweru ngewe uyu munsi ugezweho visa ngeze aho hantu mbona abantu babaye tone mpageze mbonye babaye tone ndavuga ndikanga byagenze bite nkabona ntago bari mu banyumva kumbi nyuma y'urugi niho bimeze ngize gutya nsanga bakuyemo barikanga batangira kuzamura. Urumva bo bafite uburyo ki bagire emotions. Noneho kwa kundi rero ushobora guhura ukagira ngo n'umukobwa mugenzi wawe cyangwa se n'umusore mugenzi wawe byaye ndi kumukubitana amacense basomana kuriya kandi ugasanga we muri kamere ye we arakwikundira byanyabyo birimo indani ariko wowe utabizi mugakomeza gutyo ukazajya gushiduka ugasanga yabirangije. Hari n'ahandi n'indi ntuza imwe yigeze kubaho indi scenario imwe yigeze kubaho yego benshi haba operation ko abana bajyaga gutanga abandi bagiraga gute abana bigishaga abandi gusomana babakobwa bakamwigisha abantu bazizo story muri secondaire barabizi bigisha abakobwa bakuru bakareba utwana muri secondaire turimo tuza tukiri aho ngaho bakaba inshuti bashinzwe kuduteretera kawati rero kubera kuzajya guteretana n'uwo muhungu runaka cyangwa se nzakujyana runaka bakamwigisha gusomana gutyo ninde uzajya kumwigisha gusomana ni wa mukobwa mugenzi we bizamuka gutyo naho abagabo bo barimo babijyamo n'abasore barimo babijyamo byo nta rukundo rurimo n'amafaranga pe. Ari nose kuri we hari ikintu kiryana nk'ubukene kuri wowe shaka ubukene buragatsindwa none se buragatsindwa pe ubonye nka message ya Semuhungu urabizi afite amafaranga ntabwo rwose n'abantu avuga baba bamuvuga nabi aravuga ati barano uko bakira Semuhungu afite amafaranga byo wenda ntabwo bitewe n'ukuntu abantu barezwe n'ukuntu abantu bameze n'ikigero ndiho n'uwo ndiwe hari igihe byagorana sibyo hari igihe byagorana simbihakanye ryari bitagorana igihe bitagorana nuko naba nakennye kandi ubu ngubu ndi kuvuga mu gihe wakenye wambwiye ko nta kintu gize nk'ubukene ndi kuvuga uri mu bukene bw'abandi uri muri crise ya ubukene ngewe rero ko akunda umukristo n'ubundi bintu byanjye byose mbisaba Imana hari sinkeka ko najya kubisaba Semuhungu cyangwa n'abandi bantu bameze batyo ariko n'abakristo barageragezwa nago kuba uri umukristo se nawe urabivuze nyine cyaba ari ikigeragezo kandi ikigeragezo nizera ko Imana iruta byose Imana ishobora gutanga byose kurenza byayo. Ubu none se urashaka kumbera ko imyaka ngezemo ubu ngubu nshobora kuba ntarageragejwe harageragejwe kandi naranakennye kugera hamwe habi sibyo ariko ibyo bintu byose Imana ikagenda ibigukingiramo ukagera aho ngaho. Rero ngiye ntago nkeka ko byamfata pe ntago byamfata pe ni ubutindi biriya bintu na amashita nibaza ariko nagiye gutega akabuno kanye ngo bagiye kuka neze wenda nk'umwana wawe usanze cyase byibuze utangiye kubyumva wenda tuvuge ari byo nyine ari ukuri ariko ugatangira kubyumva we ariko wowe utarabimona uri kubyumva nta kintu na kimwe cya ngubu ku mwana wanjye azaba ari free ku mwana wanjye we rwose azaba ari free nta hantu na hamwe
nzige rwose kandi mpora mbivuga zinyeka ko atari nabwo nubwo kuri Kristal mbivuze wenda ushaka kutarubyiza cyangwa n'abakunzi bawe batabizi ariko ngewe ku bana wese nzabyara azaba ari free yo gukora icyo ashaka ahubwo Imana izampa amafaranga umurinde ibishuko ntago nzamurinda ibishuko kuko ibishuko azahorana nabyo ahubwo izampa amafaranga muhe buri kimwe cyose yakagombye kwifuza ntazakigemo kubera ko yakennye sibyo kandi umwana wanjye rwose mu myaka 15 rusibye ko na leta yatangiye kumanura imyaka y'ubukure ubundi gihe navuze Imana izame amafaranga ngire mansion inzu ikomeye ku buryo ku myaka 15 azajya bafite inzu ye hariya afite nimba atashye bwije cyangwa se hari ukundi ntaza guhurira nawe rwose muri sayo ngo menye ibyo ari byo menye ngo yatashye mu gitondo bimeze gutya ariko sinshaka ko umwana wanjye azagira ikintu akena ku buryo yakwishora mu ngeso mbi cyangwa se yakwishora mu mitego mitindi yanyu n'abandi bazaba bari aho ngaho n'ibigabo bikuru n'abandi bagabo bameze nkanjye bari aho ngaho ngo kubera ko abijyemo kubera ko yabuze amafaranga azabijyemo kubera ibindi bintu nzagerageza uburyo bwose bishoboka ariko nanone ntago wamurimita n'ubu ngubu ibyo dukora ntago turimo turabikora sibyo kandi ntago ari by'ababyeyi bacu batwigishije sibyo bivuze ngo rero hari ibintu bimwe na bimwe umwana yikorera sibyo ariko icyo twebwe nk'ababyeyi dusabwa kuba ari ukumurera mu nshingano zacu neza ukamwereka inzira nziza wifuza ko yanyuramo yego ibindi ukabiharira Imana ikazaba iba ariyo imuhereza byinshi utamubwiye akajya abisobanukirwa akajya abikora ariko yabanje kugisha umutima nama we yabanje kumva ko afite za ndangagaciro za Gikristo afite za ndangagaciro z'Umana akazongeraho nizase none iz'Imana nizase n'iz'umuryango we nizirutwa n'iza societe ubwo ibyo nibyo ariko nkeka ko uko bimeze uko ndera umwana wanjye nuko n'Imana n'umuryango wa Gikristo uzamurera nkeka ko bishobora kuzaruta ibyo uzamubwira nyuma yaho ariko nawe nabona ari byiza azashungure kuko ngewe n'ubusanzwe no mu buzima busanzwe ntago nge ntanga ikintu kimwe ndakubwira ngo niki nguhaye ariko hari n'undi uza kukiguhereza hari n'undi uguhereza biriya hari n'undi uza gukora biriya wowe urebe ese ngibyo naguhaye ni sawa uri ibyo arimo guhereza ni sawa wowe ushungure urebe ibikubereye uba ari byo utanga bivuze ngo muri kino gihe nanabwira n'ababyeyi rwose ntibafata abana ngo babakubite babagire gute babahe obusiyo yo gutekereza n'ibintu biri kuri yego nibwo buryo bwonyine bwiza ko utwarinda generasiyo iri imbere aho kugira ngo tuyishore uko mukanira umwana niko uko kwega baca umugani rero bati ukubitira imbwa uwazi kubitira gusutama yazimara sibyo kandi nanone uko wamureze niko akunera yego kandi burya nyine uko byange bikunde ingendo y'umwana uyimenyera kuri se sibyo bivuze iki rero ikintu gihari none ahangaha twigisha abana ibi ngibi inzira nziza twifuza ko tubageramo ariko tubahe n'icyumba tubasigire n'icyumba cyo gutekereza nabo mbese turema abana bacu n'abandi bantu baturi bugufi kuba ba decision maker kwifatira umwanzuro na mbere igihe mutari kumwe kuko igihe ababyeyi bamarana n'abana muri kino gihe nicyo gitoya pari raporo y'igihe bamarana n'isi muri rusange nicyo gihe gitoya umubyeyi rero nadasiga iyo rumu nadasigira umwana cyangwa se undi muntu mugenzi undi afite mu nshingano rumu yo gutekereza ibi mufitiye akamaro niho hahande azagenda usange yarakunaniye agufera kubwira ati mvuye gusura inshuti yanjye twarimo twiga kandi yari avuye muri lodge ajye kureba umupira muri stade cyangwa se mu kabyiniro kubera ko azi ko wowe utabikunda ngo ni pasteri ni indangagaciro bimeze gutya na gutya ni gutya kandi ariho avuye ariko agira ibindi akubeshya dusigira abana rumu tubishuti n'abana tubishuti n'ababyeyi tubishuti n'imiryango yacu n'abantu bacu muri rusange nitubishuti n'abantu best friend kwa kundi twahoye tubivuga nuba best friend w'umuntu nibwo uzamenya uko umurinda niko uzamenye ko umurindira n'ibindi biri inyuma byaho ntago wa protege umuntu mutari kumwe n'inama wakira nyine nk'urubyiruko
wenda iyo ngiyo yari inama yo urubyiruko muri rusange cyo nababwiraho inama bakura amaboko mu mufuka bakore, kandi mbabwira ko ibishashagirana byose ntago ariko ari byo zahabu, sibyo? Ibintu byose ntago ari zahabu, nta nubwo binahenze nka diyama, sibyo? Ikindi inama ya kabiri y'urubyiruko kwa gukura amaboko mu mufuka bagakora, mwikwizerera mu bukire bwihuse, kuko bwa bukire bwihuse uhise wirukira niho uzahurira na bya bishuko, niho uzahura n'umuntu akubwira ati genda unyicire runaka, kubera ko uzi ko ushaka gukira nka runaka uhita ubikora, usanga uguye mu mutego mutindi kubera ko urashaka gukira byihuse. Yego, petit à petit ba buntu akubwiye ngo runaka yakize gute, urasanga akubwira ngo nahereye hano hasi ngera hariya, ariko wowe nyine uraza ubone iwanyu hafi yaho hari amazu manini, hari iki uvuga ati bimeze gutyo. Umwana ajye kwa mu ishuri asanga hari abana bajya muri kantine buri munsi, we ntaho ajya, ahite avuga kandi ko ashaka kumva ko nawe agomba kuba ari umustar, agomba kuba ameze neza, tayari yisange muki, yisange yagiye kwiba. Ubisange uko nguko niko mwirinde ubukire bwihuse byako kanya. Nimba mushaka ubukire bwihuse bwako kanya, shortcut yose iravuna. Yego, iravuna. Mukore amaboko mu mufuka, bakore bagende. Uyu munsi ubona igihumbi cyawe kikurutire miliyoni ngewe nabonye. Nicyo kintu cyonyine, ibyo bintu bitatu ni iby'ingenzi. Mureke kwirukanyira ibishashagirana byose siko ari zahabu. Mureke kwihutira ubukire bwihuse bwako kanya. Yego, ubundi mukura amaboko mu mufuka mukore. Nushaka haba hari ahantu bagwa akazi gatoya kose ubona, kandi ukabona kakurima amahoro, kaguhereza amahirwe yo kuba wakora nakandi, ugenda ugakore. Wishaka kugira ngo ndarangije ndagize kaminuza ndumva nshaka guhita njya gukora muri banke ndi manager, ariko sha ari umukire nakoreye bwa mbere nigisha hari umukire twakoreye uw'umukire pe, twakoze akazi rero arangije aravuga ati urabona nakugira director of finance, sibyo? Ubwo ni nk'aba cyangwa se trésorier cyangwa se nabandi babandi wa muntu ushinzwe umutungo wa company runaka w'ikigo runaka, urabona nagushinga miliyari zanjye nazi gushinga ntakuzi, nazi ni wanyu. Yego, urumva uko yavuze, yabitubwiye open. Aravuga ati cyakoze uno muntu uri hano aragenda abo yungu, wowe uragenda hari umwongereza ajye kuba kontaburi aho kugira ngo abe director of finance, kubera ko ntiwashinga umuntu ibintu biremereye utamuzi. None wowe urashaka kurangiza kaminuza ngo nuko yakuri umuhanga gusa ngo wumva ukomeye cyane. Na amahirwe nabyo birashoboka ko wahita uvaho ukajya hariya, ariko nimba utabibaye, nimba baguhaye no kuba na kontabure w'ikimina na hariya, uri muri kariyeri yawe. Yego, nuko aho niho nashakaga gutangirira rero. Hasi uko utangira hasi ugenda uzamuka, ni kumenya n'ubuzima uko ubutwara, ni kuzamenya ngo ejo ndarya igihumbi kubera ko nabonye 5 bine bisigaye ndabizigama, cyangwa se ejo hari igihe nshobora kutabibona. Donc ariko nutangira kuri miliyoni ugatangira uri mu modoka nziza, uzaguma kuri rwa rwego, aramutse abuze tayari uhita wisanga mu bibi. Ariko umuntu wabuze igihumbi ukorera igihumbi, ejo niyo atakibonye nubundi nzara abayizi uko iryana, nabona miliyoni ejo nayibura azamenya naho atangirira, azongera ajye hasi yongera azamuke. Niyo mpamvu bakubwira ngo umuntu wakennye yarakize abagifite urufunguzo rwo gukora ibindi bintu kugira ngo yongere azamuke, ako abazi inzira. Izo ni inama nagira urubyiruko muri kino gihe. Okay, dusoza noneho ikintu cya nyuma wabwira abantu bari bawukurikiye. Ikintu nabwira abantu bari badukurikiye, ngewe nkunda urubyiruko muri rusange, nkunda kubana n'urubyiruko, nanjye wenda ntago ndaruvamo cyane, ariko ngewe by'umwihariko nkunda iyo mbona urubyiruko rurimo rushaka kugira ikintu rukora, ndabikunda cyane. Niyo mpamvu bamwe na bamwe hari nabo nje nanjye mfata nkababwira ati muze dukore, tugire gute, ikibonetse tugikore, nitubona kurya turye, nimba tutariye
nuko tutagize icyo tubona. Yego, na rero icyo nabwira abantu badukurikiye, mu by'ukuri mushyigikira urubyiruko, mubahereze akazi gasanzwe gatuma urwo rubyiruko rukora. Mwoye kubabwira ngo bakure amaboko mu mifuka gusa, kandi ufite amamiliyoni abitse kuri konte, wakagombye kujya gushingamo business, aka business runaka ukadirectingamo abantu baba rwa rubyiruko, rukaza rukagukorera, rugakorera hariya, kandi rwamara kuhakorera nawe ukabyungukiramo, nabo bakunguka, sibyo? Bakareka kuba inkorabusa, sibyo? Yego, kuko sinkeka ko umwana ntashobora kujya mu kwirirwa mu tuyoga no bajya kumugurira utuyoga mu gihe azi ko nimugoroba afite akazi. Yego, azajya mu kabyiniro kubera ko azi ko ari ofuye, ariko igihe afite akazi ntago azajyayo. Ndakangurira rero abadukurikiye, abantu bafite amafaranga yabo bwite, abantu bafite utuzi tugiye dutandukanye, mwoye kuvuga ngo ntibishoboka, mubahereze, muhamagara urubyiruko ruze rubafashe gukora akazi, mubashoremo amafaranga. Ayo mafaranga nimumara kubashora bo mubazunguka, namwe mwunguke. Ariko nimugomeza kuvugira hariya ngo muri abayobozi gusa, ukajya kwigisha, ukamera nka mwarimu wigisha comptabilité, wigisha entrepreneurship, nta na kabutike afite muri quartier, ubwo se umwana uzamubwira ngo iki? Sabwira umwana ngo iga gusevinga, nawe iga business, uko watangiza business nawe ntayo ugira. Ibyo rero nabikabura abantu bakomeye bose nabo babayobozi bigisha gushinga ibyo byama business n'ibindi, nabo bashaka ikintu bakora, ahubwo bagihereze mu rubyiruko bakore. Inkeka ko ibyo bintu nibibaho, urubyiruko rwacu se rurabura akazi gute? Urubyiruko ruragira gute se? Bya bindi barimo bavuga ngo ni depression urubyiruko rufite nyine, nuko barimo barabona ubuzima bwose nta mafaranga, kandi amafaranga ntayo barimo babona. Niyo mpamvu uzabashora muri izo ngeso mbi wese azabatwara. Rero please, abantu badukurikiye rwose, ngewe mwifashiriza urubyiruko. Ubundi ikindi rwose mukomeze mudufashe, n'abafite abantu biga ibintu bigiye bitandukanye biri tekinike, ngewe bazampamagare rwose, bajye baze kuri office, baze ahantu muri workshop yanjye niyo hanze y'abatekinisiye, baze bige, nta kibazo gihari, sibyo? Abantu baze bakore, sibyo? Abana baze, nimba shonje arashonje, uko uyu munsi azi ko tutakoze, ariko nimba twakoze turarya, sibyo? Baze rero, abashaka kwiga ibintu bya tekinike baze wacu bagire. Ikindi mbibutsa ni ugushyigikira uno muvandimwe, ino channel ya K-Star, abantu bankurikiye ahantu hose babakurikire rwose, bariho ibiganiro byanyu, babashyigikire, namwe mugere kure, muzakomeze mutange umusaruro n'ahandi hatandukanye. Mbibutsa nanjye na channel yacu ya DTR TV Rwanda nayo bayishyigikire, kubera ko ni y'urubyiruko, kuko ntago ari yanjye, ni y'urubyiruko nahaye kugira ngo urubyiruko bya bikorwa byabo, babandi babahanzi, abana babahanzi, abakina amasinema, amafilme, abifuza ibyo byose byerekeranye mbese n'umwuga, bose ino televiziyo nicyo nayishyiriyeho kugira ngo bose bajye baza, abakorera interview, abiga gufotora no gukamera, abiga kweditinga n'ibiki. Iyi televiziyo nicyo nayishyiriyeho kugira ngo ibikorwa byabo bijye bibona ahantu babishyira, bajye bishimira imirimo yabo. Yego, okay, wakoze. Imana iguhe umugisha kabisa kubona. Yego, murakoze namwe, Imana ibahe umugisha.